Bahaye ikaze mwese bene data kandi mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nkunda kwakira abashyitsi hano kuri Pure Gold TV ku ijambo ry'umunsi, niyo mpamvu ndambuye ibiganza mbasuhuza mwese kandi nakira n'abashyitsi badusuye ari ubwa mbere. Mwese ndabakiriye, imvurirwa nisubira muzagaruke mujye mudusura hano kuri Pure Gold TV. Tugira ijambo rihumuriza imitima, rizagufasha kandi rizakuzamura rikakugeza ku yindi ntera. Imana iguha umugisha kuko wadusuye bwa mbere. Namwe inshuti tubana umunsi ku wundi mukunda hano kuri Pure Gold TV, namwe mbasabi umugisha kandi nabashimira ukuntu tubana, uko hano habonetse ibihe byo gusenga ndetse n'ijambo ry'umunsi. Ndashaka kubamenyesha ko hari inkuru nziza mbafitiye. Ndabamenyesha ko muri iki cyumweru dufite amasengesho, icyumweru cy'amasengesho guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya 4 z'ukwa karindwi 2022. Iki cyumweru ni icyumweru cyo kuboneka imbere y'Imana. Ibyifuzo byawe wabinyoherereza, wowe uri kuri contact yanjye ufite numero yanjye, wabinyohereza tugafatanya gusenga. Nukuri nzi ko Imana igiye kudukorera ibikomeye. Hamwe no gusenga tugiye kujya twifashisha ijambo tuzajya dusengeramo riboneka mu gitabo cya Yesaya ibice 41 ku murongo wa 13. Haratubwira ukuntu Imana ari Imana yacu, kandi iratubwira ukuntu idufata ikiganza cy'iburyo kandi duhumuriza ati witinya nzagufasha. Ni amasezerano uhawe uyu munsi wa none. Imana irakwibutsa ko ariyo Mana yawe kandi ko igiye kugufata mu kiganza cy'iburyo, igufashe kandi ikubwira iti witinya ndagufasha. Iragufasha buri munsi, ntabwo izagufasha mu bihe bizaza gusa. Iragufashije, iragufasha, izakomeza igufashe, ibane nawe. Irindi jambo tugiye kujya dusengeramo muri iki cyumweru ni ijambo riboneka muri rwandiko rwa mbere rwa Petero. Byose ndi bubyandike. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Naho haradusaba, Imana iradusaba guca bugufi, ngo twicishe bugufi munsi y'ikiganza cy'Uwiteka, noneho tuzabona kuzamurwa. Niyo izatuzamura, izatwizamurira bitewe no guca bugufi kwacu, kuko ireba imitima. Turasabwa guca bugufi bene data. Muri uku gusenga kwacu turasaba guca bugufi, kandi turangiza ngo tuyizanire bya bindi byose bituremerera. Abafite amaganya, ibibazo, ibigeragezo, ibikuremereye byose ngo tubizanire. Yesu Kristo arabisubiza. Aya ni amagambo tugiye gusengeramo muri iki cyumweru hano kuri Pure Gold TV. Dutangiye amasengesho, kandi iki cyumweru twinjiyemo cyo gusenga tugiye kwibuka ko gusenga ari bombe ikomeye irenza amabombe yose. Igiye gukuraho bya bintu byose, igiye kuza ishwanyuze byose. Amasengesho yacu muri iki cyumweru agiye kuza afite imbaraga, ameze nka bombe igiye guturitsa bya bindi byose byari bikuremereye, bikorweho mu izina rya Yesu. Reka dusoreze aha iki cyumweru, nagira ngo ngutumire ngo uhamagarire gusenga, gusengana nanjye muri iki cyumweru cyo gusenga. Reka twinginge rero, byose bigiye gusubizwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana turagushimye kubw'ubutumire uduhaye twese abakunzi ba Pure Gold TV ndetse n'abazayisura. Turagushimye ko duhaye ubutumire bwo kubana muri iki cyumweru, tugasenga, tukinginga, tugakoresha bombe y'amasengesho, maze byose bituri imbere bigasubizwa. Urakoze Mana ko byose bikuweho no gusenga, kandi ko tugiye kubona ibyiza byinshi. Imigisha iramanutse ku bwacu, uratuzamuye, dushyize ku rundi rwego mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bundi buryo ushatse. Turi hano ku isi niwo duha promotion mu kazi, muri ministry, mu bindi byose. Ndagushimye ko byose ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabyakiriye, turagushimye, byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo waduhaye dusengeramo. Harimo imbaraga muri Yesu, harimo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndabigushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro.
amen amen. Bene data mbasezeyeho mbabwira nti uyu munsi mukomeze musenge, nubwo wenda mutunguwe ariko mukomeze mubane nanjye mu masengesho, tuzayaramukire mu ejo, tuzaba turi kumwe. Abafite ibyifuzo kontakiti zanjye murazizi, ni ukuri munyoherereze, turi kumwe. Mwoherereza abandi ijambo tuzajya dufatanya amasengesho dusenga mu minota mike cyane, ubundi ugakomeza nanjye ngakomeza. Urakoze, Imana ikugirire neza, turi kumwe muri Yesu. Ndabakunda mwese. Yari Jose mwaganiraga kuri iri jambo ry'umunsi ryo kubateguza kwinjira mu masengesho tugiye kumara na iyi minsi 7. Turi kumwe, reka dukoreshe iyi bombe yo gusenga, byose bibomoke bikurweho maze tunezererwe. Imana yacu umunsi mwiza kandi icyumweru cyiza ndetse n'ukwezi kwiza ndakubifurije, kuko 7 twatangiye. Mukomeze munezerwe, turi kumwe, tuzahurije.